ikinyoma gihambaye Satani yabashije gukoresha ngo ayobye isi ni ukumvisha abantu benshi ko atabaho cyangwa ntacyo atwaye. Hari Satani batwereka kuri za TV, kuri internet ndetse no mu bitabo. Uyu bamutwereka ari mu mabara atukura cyangwa y'umukara, afite amahembe n'amajanja, afite amenyo maremare ajojoba amaraso. Uyu Satani batubwira gutya, biragoye ko wagenda ugahura nawe agenda. Wenda mukamwahurira downtown, mukamwahurira i Muhanga, mukamwahurira Rutsiro, mukamwahurira New York, mukamwahurira London, mukamwahurira i Paris. Uyu Satani batubwira ntawe uzahura nawe. Hari kandi Satani abanyamadini batubwira. Uyu bamutubwira nk'igikoko gihambiriye ikuzimu ndetse kidashobora kuva mu minyuri gihambiriye ngo kidusange ku isi. Ibi nabyo ni ubuyobe, ntabwo ari byo. Kuko Satani yemerewe kuza ku isi ndetse igihe kinini akimara ku isi ayobya abantu ndetse n'abana bafata bugwate. Ikindi kandi nubwo ataza ku isi afite ingabo nyinshi zimukorera, yaba izigaragarira amaso n'izitagaragarira amaso. Izo nta kindi zishinzwe ni ukugenda ku isi zishaka uwo ziconcomera. Satani ntibimusaba pasiporo cyangwa visa ngo abashe kujya mu gihugu runaka. Yewe ntabwo bimusaba urufunguzo rw'inzu yawe cyangwa urw'imodoka yawe agusangemo. Satani akugeraho anyuze mu bitekerezo byawe. Ni wowe gusa umwemera kwinjira mu buzima bwawe igihe wakoze ibihabanye n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Satani ikintu akora rero ni ukukumvisha ko ari inkuru mpimbano ndetse ari inkuru yanditswe n'abanyamadini bishakira indonyo. Satani yishimira abantu bamwumva batyo. Satani yishimira abantu bamukerensa. Satani yishimira abantu bizera ko atabaho, kuko abo ngabo nibo ba mbere abasha kugusha mu mutego akabafata bugwate, akabagirira nabi ndetse akaburizamo umugambi Imana ibafiteho. Satani rero ni inkuru mpamo. Satani ari real kandi benshi baguye mu mutego we. Yewe bamwe baguye mu mutego we bakiri mu nda za ba nyina. Satani ntago atoranya. Satani icyo ashaka ni uguconcomera abantu benshi bashoboka akababuza kuzagera mu bwami bw'Uwiteka. Satani ari hafi yawe kurenza uko wabyumva. Uyu mugabo ayoboye inzego zikomeye mu isi. Uyu mugabo ayoboye ibigo by'ikoranabuhanga. Uyu mugabo ayoboye za banki zikomeye. Uyu mugabo ayoboye za NGOs, ayoboye ibigo by'imari ndetse ayoboye itangazamakuru. Ayoboye ibigo bya za sinema, ayoboye uruganda rw'imyidagaduro. Satani ayoboye uruganda rwa fashion, uruganda rw'ubugeni n'imideli. Ayoboye inganda zikora imiti, ibyo kurya, zikora ibiyobyabwenge. Ayoboye kandi abamafiya bacuruza abantu ndetse banakwirakwiza ibiyobyabwenge mu isi. Afite ukuboko mu mategeko menshi ashyirwaho ngo ayobora abantu bari ku isi. Satani ashyiraho abayobozi bagakuraho abandi. Ikibabaje, uyu mugabo Satani ni nawe washinze ndetse anayoboye amwe mu madini menshi avuga ko asenga Uwiteka. Uyu mugabo mu ishusho itagaragarira amaso yacu yadufite abasha gufata benshi bugwate nk'uko imbeba ifatwa mu kamasho. Gusa ntutinye kuko dufite umurengezi. Umurengezi wacu nta wundi ni umugabo witwa Yesu Kristo. Yesu Kristo yatsinze Satani kandi nawe yiteguye kukurwanirira kugira ngo utsinde uyu sekibi. Ndakwinginga rero ngo wakire Kristo nk'umwami n'umukiza wawe kandi umwakire nk'umurengezi w'ubugingo bwawe. Kandi nawe niba waramwakiriye, ndagushishikariza kugira ngo Kristo umwihambireho abe muri wowe nawe ube muri we mu izina rya Yesu. Iyo usomye Zaburi ya 91 guhera ku murongo wa mbere haranditse ngo uba mu rwisho rwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye, ni igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugoyi na mugega irimbura. Satani rero nta kindi kimuraje ishinga uretse kurimbura ubugingo bwawe. Satani ariho akora ubudatuza kandi afite ubushobozi bwo kwihindura marayika w'umucyo kugira ngo ayobye n'abana b'Imana niba bishoboka. Satani kandi ari inyuma y'ibigirwamana bisengwa ku isi ndetse n'imana zitazwi zayobeje benshi. Uyu mugabo rero witwa Satani arangwa n'ibintu bitatu by'ingenzi.
ari nabyo kandi n'abamukorera nabo bahuriyeho. Icya mbere, Satani arangwa n'ubwigomeke. Satani arigomeka. Satani arangwa n'ubwibone kuko yasuzuguye Uwiteka kandi yanga kuramya Uwiteka Imana ye. Satani kandi arangwa no gufata abantu bugwate. Satani kandi kimwe n'ingabo ze n'abamukorera abambara ibi bafite intego eshatu z'ingenzi nk'uko Yesu zitubwiye muri Yohana 10:10. Intego ya mbere ni ukwiba, iya kabiri ni ukwica, iya gatatu ni ugusenya. Iyo bavuze kwiba bisobanuye ko Satani afite intego yo kwiba yaba ibifatika n'ibidafatika, yaba umutungo wawe akagusiga iheruheru ukabaho mu buzima bukennye, ubuzima bubuze ibyo ukeneye byangombwa. Ikindi, Satani afite n'intego yo kukwiba umutungo utagaragarira amaso Uwiteka yaguhaye. Afite intego yo kukwiba hazaza hawe, afite intego yo kukwiba promosiyo yawe, afite intego yo kukwiba igeno ryawe, afite intego yo kukwiba imigisha Uwiteka yaguhaye, ndetse benshi yanabibye akaranga kawe, identity. Satani kandi agenzwa no kwica. Satani yica umubiri ariko yica n'ubugingo, kuko ubugingo bwawe iyo bujyanye ikuzimu aba yamaze kukurangiza. Benshi kandi bagenda muri iyi si ya none bagenda barapfuye bahagaze, bagenda ari bipampara, bagenda ari imibiri gusa, ubugingo Satani yaramaze kubugeza ikuzimu. Ikindi kandi kimuranga ni ugusenya. Satani asenya imiryango, Satani asenya abavandimwe, Satani asenya ubugingo bwa benshi. Ubugingo bwa benshi buri mu kaga, ubugingo bwa benshi buri mu buribwe, ubugingo bwa benshi buri mu makuba, ubugingo bwa benshi buri mu bibabaro. Satani asenya inshuti akazitandukanya. Satani kandi asenya ibihugu byinshi bigize umuyonga. Satani ni umugizi wa nabi. Bibiliya rero itubwira ko duhanganye n'imbaraga z'umwijima zitagaragarira amaso kandi zifite ubugome bubi cyane. Singamije rero kuvuga ibigwi uyu mwicanyi cyangwa se uyu mugizi wa nabi, kuko ibi ntago ari ibigwi ahubwo ni ubugwari. Umunyabigwi ni umwe, ni Umwami Yesu Kristo, intare mu muryango wa Yuda, umucunguzi wacu, kandi akaba Kristo watumwe n'Uwiteka Imana yacu. Umwami wacu Yesu Kristo yazanywe n'ibintu bibiri by'ingenzi. Icya mbere ni ugukuraho no kurimbura imirimo ya Satani. Icya kabiri kandi ni ukuduha ubugingo kandi busendereye. Igishimishije rero ni uko ibyo Satani yakwigira byose yaratsinzwe kandi iminsi irabaza, ariko iminsi yasigaje arashaka guhitana benshi. Gusa intsinzi iri mu biganza byawe kandi nta yindi, ni Umwami Yesu Kristo. Amahitamo ni ayawe. Muvandimwe, ndakwifuriza kwaturira isengesho. Ndatura ko Kristo yatsinze Satani akankura mu cyobo kitagira amazi, akankura mu mwijima w'icuraburindi, akankura mu isayo gahinda gasaze, akankura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, akanshyira mu gihome cy'Uwiteka Imana yanjye. Bisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Muvandimwe, ibyo ubona mu buzima bwawe, yaba ubukene, yaba urushako rubi, yaba indwara, yewe yaba n'urupfu, ibi byose ubiri inyuma nta wundi, ni umwanzi Satani. Ikosa rero rikomeye uzakora ni ukumukerensa, ni ukumva ko atabaho. Ikindi wakora kibi ni uguhahamuka ukamutinya, kandi ufite umurengezi wawe ari we Yesu Kristo. Mu rwambere rwa Petero ibice 5:8 harambwira ngo mwirinde ibisindisha mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka kubaconcomera. Iri jambo umurezi mu Kigiriki bakoresheje ijambo rivuga ngo antidikos. Antidikos bivuga umushinjacyaha. Satani rero nta kindi kintu agamije uretse kugushakaho impamvu zatuma agushinja ibyaha imbere y'Uwiteka, ukagaragara nk'udashyitse, ubundi agahabwa uburenganzira bwo kukugirira nabi. Ariko nawe ugomba kumenya ko ufite umurengezi wawe ari we Yesu Kristo. Satani akenera akantu gato gusa ku buzima bwawe kugira ngo abashe kugufata bugwate. Icyo ukenera rero ni ukuba maso, kandi ukeneye kwiyeza. Kwiyeza rero ni iki? Kwiyeza bisobanuye kwihana no guhinduka ukaba icyaremwe gishya. Bisobanuye kwibarwa n'ijambo ry'Imana ubifashijwemo n'Umwuka Wera. Iyo usomye urwa kabiri rw'Abakorino ibice 7:1 haranditse ngo nuko bakundwa, ubwo dufite ibyo byasezeranijwe, twiyezeho imyanda yose y'umubiri n'umutima, tugende
kwiyejesha rwose kubaha Imana. Ni ukuvuga ngo rero uku kwiyeza ijambo ry'Imana ritubwiye ni ukwihana, kandi iyi myanda yose ijambo ry'Imana ritubwiye ni ibyaha byose, gukiranirwa kose, ndetse n'ibyifuzo bibi, yaba iby'umubiri yewe yaba n'iby'umutima cyangwa ubugingo bwawe. Iyo mvuze ubugingo bavuga amarangamutima yawe, bavuga imigambi yawe, bavuga ndetse n'ubushake bwawe. Kubaha Imana yacu rero ni ukugendera ku ijambo ry'Imana ridusaba, kandi ni ukumvira icyo umwuka w'Imana atubwira. Muvandimwe, ndakwifuriza kwatura iri sengesho ugira uti: Uwiteka ndakwinginze ngo umbabarire ibyaha byanjye, umbabarire ibicumuro byanjye byose, ndetse no gukiranirwa kwanjye kose. Kandi Uwiteka ndakwinginze ngo umbabarire gukiranirwa kw'imiryango yanjye, unyejeshe amaraso y'Umwami Yesu Kristo, kugira ngo mpinduke icyaremwe gishya, kugira ngo mpinduke umwana wawe ushimwa kandi wishimira, mu izina rya Yesu, amen. Hari ibintu birindwi byerekana ko umuntu yafashwe bugwate n'imbaraga z'umwijima, ndetse ibintu birindwi uwo bigaragayeho agomba gusenga ashyizeho umuhati, ashyizeho imbaraga, kugira ngo Uwiteka amutandukanye na Satani. Ikintu cya mbere ni uko umuntu uri mu buretwa bwa Satani arayobagurika, ayoba byoroshye. Ni ukuvuga ngo ibyiyumviro by'iby'umwuka Satani abifata bugwate. Muvandimwe rero ukwiye kuba maso, kuko Satani ni umushukanyi. Satani agambiriye kugushuka, Satani agambiriye kuguhuza n'inshuti mbi kugira ngo zigushyire mu byago. Satani kandi agambiriye kugushyira mu rushako rubi, kuguhuza n'uw'Imana itaguteguriye kugira ngo ubuzima bwawe bujye mu kaga. Agambiriye kuguha akazi kabi, akazi kagukurura ibishuko bya Satani. Satani kandi agambiriye kugufatisha imyanzuro mibi igutandukanya n'Uwiteka. Ariko ugomba gusenga, ugomba kumurwanya, ugomba kurimbura imyuka ishukana mu izina rya Yesu. Aturuti: ndahambira imbaraga z'umwijima zigambiriye kunyobya, ndahambira imbaraga z'umwijima zigambiriye kubya ubugingo bwanjye, ndahambira imbaraga z'umwijima zigambiriye kunshyira mu kaga, nizirimbuke nonaha mu izina rya Yesu. Ikindi cya kabiri, abantu bari mu buretwa bwa Satani arabarangaza byoroshye. Satani nta kindi kintu agambiriye uretse kurangaza abana b'Imana kugira ngo bakure amaso kuri Yesu, bashyire amaso yabo ku by'isi. Hari byinshi Satani agenda ashyiraho ngo birangaza abantu. Hari amafilime ari hanze aha, hari imiziki iri hanze aha, hari n'ibindi bya politike n'ibindi bigiye bitandukanye. Aho kugira ngo abantu bafate umwanya barushaho kwiga ijambo ry'Imana, bawutakaza bari mu bidafite umumaro. Ibyo byose ni ibigambiriye kudukura ku Mana. Benshi iyo bari gusenga Satani arabarangaza, bakaba bari gusenga bari kwitekerereza ibindi, bari gutekereza akazi kabo, bari gutekereza inshuti zabo, bari gutekereza uko bazabaho. Benshi iyo bari kwiga ijambo ry'Imana barasinzira, nyamara baba bari kureba amakuru, bari kureba filime ntibasinzire. Iki nta kindi kibibatera, ni umwuka urangaza uza ku buzima bwabo, ukabakuramo, ukabakamuramo umuhati wo gukunda iby'Imana. Ariko ugomba kwitandukanya n'uyu mwuka mubi w'ikuzimu mu izina rya Yesu. Aturuvuga uti: imyambi igambiriye kundangaza, iyo myambi nirimbuke mu izina ry'Umwami Yesu Kristo Yeshua. Mpambiriye mu izina rya Yesu imbaraga z'umwijima ziza kundangaza ngo nasenga. Mpambiriye mu izina rya Yesu imbaraga z'umwijima ziza kundangaza ngo ntige ijambo ry'Imana. Izo mbaraga nizirimbuke mu izina rya Yesu. Satani kandi akoresha umwuka w'ubwoba. Ubwoba ni umwanzi w'abana b'Imana. Ubwoba ni umwanzi wo kwizera. Ubwoba ni umwanzi w'imbaraga z'iby'umwuka. Satani rero ateza ubwoba bwo gutinya ibizaba, gutinya intambara, gutinya indwara, gutinya ibyorezo, gutinya za aksida ndetse n'ibindi. Ndetse Satani ateza abantu ubwoba bwo gutinya abanzi babo, bakumva yuko abo banzi babo bagiye kubahitana, bakirengagiza yuko ubarwanira ari Yesu Kristo. Uyu mwuka w'ubwoba kandi utera abantu gushidikanya, abantu kutizera. Uyu mwuka ni utera abantu baryamye mu ijoro, ukababuza gusinzira, ukababuza amahoro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Umwuka w'ubwoba ni ikinyamaboko kibi cyane cyugururira amarembo Satani kugira ngo yangize ubuzima bwawe. Benshi mbere yo gupfa babanza guterwa n'umwuka w'ubwoba, kuko umwuka w'ubwoba ni zimwe mu mbaraga zugururira amarembo umwuka w'urupfu ku buzima bwa benshi. Ariko uyu mwuka w'ubwoba waraneshejwe mu izina rya Yesu, kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ntago twarema mu mwuka w'ubwoba, ahubwo twarema mu mwuka w'imbaraga,
tukareba mu mwuka w'urukundo ndetse n'umutima utuje mu izina rya Yesu. Aturira isengesho uvuga uti ndahambira ikinyamaboko cy'ubwoba mu izina ry'umwami Yesu. Ndatura ko ntarema mu mwuka w'ubwoba, ahubwo ndarema mu mwuka umpindura umwana w'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndarema mu mwuka w'urukundo, ndarema mu mwuka w'imbaraga ndetse ndarema mu mutima utuje mu izina rya Yesu. Ntabwo ubwoba ari umugabane wanjye. Ubwoba arimbuka, va ku bugingo bwanjye, va ku mibereho yanjye, va mu bitekerezo byanjye mu izina rya Yesu. Abantu kandi bafashwe bugwate, Satani abahambirira mu mihango y'amadini. Umwuka w'idini ni umwuka w'ubupfumu, kuko icyo ugambiriye ni ugukuraho indangagaciro za Gikristo, ni ugukuraho indangagaciro zo kumvira Imana, ahubwo abantu bakimika imihango y'amadini, abantu bakimika imigenzo y'amadini. Niyo mpamvu idini ry'Abayuda ryarwanije umurimo wa Kristo ndetse n'umurimo w'intumwa cyane, kubera yuko umurimo wa Kristo n'umurimo w'intumwa byari bigambiriye kugeza abantu ku Mana, naho umurimo w'idini nta kindi ugambiriye, ni ugukura abantu ku Mana ukabajyana kuri Satani. Uyu munsi rero ugomba kwitandukanya n'umwuka w'idini mu izina rya Yesu. Kuba mu idini no kuyoborwa n'umwuka w'idini ni ibintu bitandukanye. Ugomba kuba muri Kristo mbere ya byose. Ikintu cyose cyagutandukanya na Kristo, ikintu cyose cyakubwira undi Kristo ari mu ijambo ry'Imana, icyo ugomba kwitandukanya nacyo. Nubwo ryaba ari idini, nubwo yaba ari umunyamadini, uwo ari we wese wagutandukanya na Kristo, ugomba kwitandukanya nawe mu izina ry'umwami Yesu. Ugomba kwatura uti nditandukanya n'umwuka w'idini mu izina rya Yesu. Kubw'imbaraga z'umwuka wera, nditandukanya n'umwuka w'ubupfumu ukorera mu madini, nditandukanya n'umwuka w'uburaguzi ukorera mu madini, nditandukanya n'umwuka w'idini, nditandukanya n'umwuka wa Antikristo mu izina rya Yesu. Ndatura ko ndi umwana w'Imana, kandi ndatura yuko mbarizwa mu itorero rya Kristo, ari wo mubiri wa Kristo mu izina rya Yesu. Kuko mbarizwa mu itorero rya Kristo, ntabwo imbaraga z'umubiri zizangiraho uruhare, ntabwo imbaraga z'umwijima, ntabwo amarembo y'ikuzimu azanyeganyeza mu izina rya Yesu. Abantu kandi bafashwe bugwate n'umwanzi Satani bakomeza kugendana imivumo ya karande. Abantu benshi bagendana imivumo muri ubu buzima bwa buri munsi, kubera ko umuvumo ni imbaraga z'umwijima zigambiriye gukura abantu ku Mana. Umuvumo ni imbaraga mbi zigambiriye kwigizayo ibyiza ku buzima bwawe, zikazana ibibi ku buzima bwawe. Umuvumo ni imbaraga zihesha Satani uburenganzira bwo kuza kwangiza ubuzima bwawe. Hari imivumo abantu bafite bitewe n'uko batumvira ijambo ry'Imana, ndetse hari n'imivumo igenda ku bantu bitewe n'uko bayikomora ku miryango yabo. Imiryango yabo itarumviye Imana, imiryango yabo yasenze ibigirwamana, imiryango yabo yaranzwe no gukiranirwa, bigakurura imivumo kuri abo bantu. Ndetse hari n'imivumo abantu bavumwa n'inkozi z'ibibi, abapfumu, abarozi n'abandi bagizi ba nabi. Ariko kandi hakaba n'imivumo abantu bivuma, ya magambo mabi uwivugaho, ya magambo y'urucantege wivugaho, ayo yose akurura imivumo ku buzima bwawe. Umuntu wa Satani yafashe bugwate amwumvisha ko imivumo itabaho, imivumo nta kivuze, imivumo nta kimubwiye, nta n'ikimukoraho. Ariko wareba ubuzima bwe ugasanga buri mu kaga. Nta kindi rero ukwiye gukora, ugomba kwiringira umwami wawe Yesu Kristo, kandi ukamwizera kugira ngo agutandukanye n'imivumo yose mu izina rya Yesu. Ugomba gusenga isengesho ugira uti mu izina ry'umwami wanjye Yesu Kristo, ndarimbura imivumo yose ya karande, yaba iri ku buzima bwanjye, yaba iri no ku muryango wanjye, mu izina ry'umwami Yesu Kristo Yeshua. Kandi ndarimbura mu izina rya Yesu imivumo yose navumwe n'inkozi z'ibibi, imivumo yose navumwe n'abahanuzi b'ibinyoma, imivumo yose navumwe n'abapfumo, imivumo yose navumwe n'abarozi, imivumo yose ababyeyi banjye bamvumye, baba bigambiriye cyangwa batabigambiriye. Iyo mivumo yose nirimbuke mu izina rya Yesu. Imivumo yose nivumye, naba ndi mu kababaro, naba ndi mu gahinda, iyo mivumo yose nitandukanyije nayo. Imivumo yose nirimburwe n'amaraso ya Yesu Kristo mu izina rya Yesu. Abantu kandi bafashwe bugwate na Satani bamara igihe kinini ibibabaho babigereka ku bandi, ku miryango yabo se, ku banze babo se, kuri leta se, ati ibyago bimbaho ni leta mbi, ni imikorere mibi, ni boss wanjye mubi, ni amadini mabi, ni abayobozi b'amadini, ni abahanuzi babi. Mbese ibyago byose bibabaho bagashaka abandi bo kubigerekaho. Uyu mwuka rero ni umwuka mubi,
kandi Satani yishimira kuguhoza muri iyi myumvire kuko ababizi neza ko utazigira utabarwa. Ikintu rero cyagutabara ni iki? Ni uko wamenya yuko ibikubaho ubifitemo uruhare, ibikubaho ubifitemo ijambo nawe ubwawe, ufite kandi n'ubutware bwo kubihindura. Ufite amahitamo yo kuguma ugatwarwa nabyo, kuguma muri ubwo bwihebe, cyangwa se ugahaguruka ugakoresha ubutware wahawe na Kristo ukitandukanya nabyo. Ijambo ry'Imana ngo twahawe ubutware na Kristo. Icyo tuzahambira mu isi no mu ijuru kizaba gihambiriwe, n'icyo tuzahambura mu isi no mu ijuru kizaba gihambuwe. Nahawe rero ho kugira ngo ukoreshe ubwo butware wahawe na Kristo, aho kugira ngo umare umwanya munini cyane uri kugereka ibyago byawe n'amakuba yawe ku bandi. Fatanya nanjye gusenga isengesho. Ndacyaha mu izina ry'Umwami Yesu umwuka wo kugereka ibyanjye ku bandi, wo kugereka ibyago byanjye ku bandi. Uyu mwuka wo gushinja abandi no kwishakira impamvu no kuba ntacyo nitayeho, uyu mwuka ndawirukanye mu izina rya Yesu. Ubitekana kugira ngo umwuka w'ubwenge, umwuka wo gusobanukirwa, kandi umwuka wo kwihana mu izina ry'Umwami Yesu. Ubiteka ndakwinjiza ngo mbabarire amakosa yose nakoze mu by'umwuka. Ubiteka ndakwinjiza ngo mbabarire uburangare bwose bwandanze, ungire icyaremwe gishya mu izina rya Yesu. Ikintu cya karindwi ari nacyo kibabaje, abantu bafashwe bugwate bakirenza gusenga. Muvandimwe, umwuka wo kudasenga, umwuka wo kudakunda gusenga ni umwuka mubi cyane, kuko ntagira icyo guhuza n'Imana uretse gusenga. Gusenga nabigiranye no guhumeka. Iyo usenga rero ubugingo bwawe ubuhuza n'Uwiteka Imana yawe. N'ahandi rero amakiriro ari uretse mu gusenga Imana yawe. Na Kristo ari mu isi, umucunguzi wacu, yamaraga igihe kinini cyane arimo asenga, arimo yubaka umushyikirano ndetse n'umubano na Data wa twese. Rero nawe ugomba gusenga, ugomba kwirukana imbaraga z'umubi ku buzima bwawe, ugomba kurushaho kwiga gusenga umunsi ku munsi, ugomba kwinginga Umwuka Wera kugira ngo akwigishe gusenga. Intumwa zabwiye Kristo ngo twigishe gusenga, Umwami Yesu azigisha gusenga. Rero nawe ukeneye kwiga gusenga, ukeneye kwigishwa gusenga, ukeneye kubwira Umwami Yesu akakwigisha gusenga mu izina ry'Umwami Yesu. Ubiteka ndakwinginze ngo unyigishe gusenga. Ubiteka ndakwinginze ngo untandukanye n'umwuka w'ubunebwe, untandukanye n'umwuka wo kwirara, untandukanye kandi n'umwuka uyobya, untandukanye n'umwuka untera umunaniro mu gihe ndi gusenga, kandi untandukanye n'umwuka untera kubura ubushake bwo gusenga, untandukanye n'uyu mwuka mubi mu izina rya Yesu. Ubiteka ndakwinginze ngo w'imbaraga mvajuru, kandi ndakwinginze ngo Umwuka Wera abane nanjye, anyongera imbaraga ndetse n'umuhate wo kugukunda no kugukorera mu izina rya Yesu. Muvandimwe rero, kugira ngo utsinde Satani ugomba kwizera Imana, kuko Uwiteka yiteguye kugutabara. Uwiteka yiteguye kubana nawe muri byose, yiteguye kubana nawe mu makuba ndetse no mu byago. Nubwo abanzi bawe bagwira, nubwo abanzi bawe baba benshi, nubwo Satani yakugota, ariko Uwiteka arakurwanirira. Uwiteka yiteguye kugutabara, nk'uko yatabaye Abisiraheli yiteguye kugutabara, nk'uko yatabaye abakurambere bacu, nk'uko yatabaye Aburahamu, nk'uko yatabaye Isaka, nk'uko yatabaye Yakobo, nk'uko yatabaye Dawidi, nk'uko yatabaye Eliya, nk'uko yatabaye Daniyeli, kandi nk'uko yabanye na Kristo mu isi. Uwiteka yiteguye kubana nawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Ufatanye nanjye gusenga rino sengesho. Uwiteka Data wa twese, ndatura ko Yesu Kristo ari umwami, umurengezi n'umucunguzi wanjye. Ndatura ko yavuye mu ijuru akaza mu isi akambara umubiri kugira ngo abashe kumfira. Ndatura ko umwami Yesu Kristo yapfuye kubw'ibyaha byanjye. Umwami Yesu yarabambwe, umwami Yesu aricwa, umwami Yesu arahambwa, amara iminsi 3 mu mva, ndetse ku munsi wa 3 arazuka, azukana intsinzi, kandi uyu munsi yicaye iburyo bwawe. Yatsinze umwanzi Satani. Umwami Yesu rero ndakwinginze ngo ubane nanjye, ndakwinginze ngo unyejeshe amaraso yawe, kandi ndakwinginze ngo umunagure ibyaha byanjye, umunagure ibicumuro byanjye, kandi umunagure gukiranirwa yabo kwanjye ndetse no kw'ibisekuru byanjye. Ndakwinginze ngo ungire icyaremwe gishya, ndakwinginze kandi ngo umpindure igitambo kizima gishemwa n'Uwiteka. Uwiteka ndakwinginze ngo urewundwanirira, urewuma gutsinda umwanzi Satani. Satani n'ingabo zawe, Satani n'abadayimoni bawe, ndabahambiriye mbajugunye ikuzimu mu izina rya Yesu. Wowe ugambiriye kuburizamo gutabarwa kwanjye, wowe ugambiriye kuburizamo kunesha kwanjye, wowe ugambiriye kuburizamo igeno ryanjye, rimbukira ikuzimu, kwira imishwaro, tatana mu izina rya Yesu.
ukuboko kose kugambiriye kurwanya ubugingo bwanjye, ukuboko kose kugambiriye kuntoteza, ukuboko kose kugambiriye kungirira nabi, ni kubembe nonaha mu izina rya Yesu. Ukuboko kw'abadayimoni, ukuboko kw'imbaraga z'umwijima kugambiriye kuburizamo icyo Uwiteka yamvuzeho, uko kuboko ni kuvunike nonaha mu izina rya Yesu. Uwiteka nakwinyiza ngo umpishe mu gihome cyawe. Ndabwira Uwiteka Imana yanjye nti niwe bwugamo bwanjye kandi niwe gakiza kanjye. Uwiteka rero bane nanjye, Uwiteka ndakwingize kandi ngo untwikirize amaraso yawe, untwikirize amaraso y'umwana wawe Yesu Kristo. Uwiteka ndatura ko mbatuwe kandi ndatura ko ndi mu bwisho bwawe, kuko uwo mu bwisho bw'Uwiteka ahahama mu gicucu cyishobora byose. Ndabwira Uwiteka Imana yanjye nti niwe gakiza kanjye, kandi ndatura ko Uwiteka uri mwiza, uri igihome cy'abakwiringiye. Mbigusabye nizeye kandi nezerewe mu izina rya Yesu, amen.